Jewe rero buriya ukuriyeho kuri nkuzana uko kuri ko kwakabaye sinzi kwijijisha pe no si kiganiro cy'ubushize sinababwije ukuri ningiye singiye kuza kwishushanya hangaha ibintu byanshimishije kandi pe sinkubeshye ariko none ubaho bigeze nkoni zimumereye nabi pe tumusengere inde Ezekieli inkoni shara inkoni ziki wadupromisinze rero ko uzatuzanira amajwi ndayazanye amajwi boom fire tubwize ukuri dushyira ku musozo cyangwa ku ntangiriro oya ku musozo kuko aya majwi hari icyo nshaka kubanza kuyavugaho kuko uko nyazanye ntabwo ariko ndi buyaterekere cyari mu birasa kuyakorera edit kuko umuntu wayamaye ni umuturanyi hari ayo ku baturanyi hari ayo umugore nyirizina wa Ezekieli nyirubwite biriseriye biriseriye ni ukuvuga ngo rero umuturanyi iti twebwe induru hasi hejuru bombori twazumvaga atari ko nyine tukumva ko ari bya bindi ko ntazibana zitagira gute zikubanya amahembe atejo bundi umugore we nta tubidaciye na kabiri we yaje kunganiriza kandi rega hari n'umujyanama wabo hano bahorana ku mihanda bahoraga iwabo ngo abunga ahubwo nave yambwire mukanya ndamuvuga niba ngombwa ambwira impamvu ahora mu rugo rw'abandi ajya kunga abantu bikaba birangiye bishwenyutse ubusi urusenye wesha neza umuntu wunga abantu ni usenya urugo umudamu uti ntawe urahajya ubwo rero muri uko gupanga kwigendera ni ibintu umugore yateguye mu kiganiro cyashize nababwiye yuko botike yari isigayemo ibibiriti bitatu n'umunyu ntabwo ari uko bahombye ahubwo nuko ati nta nyubahabe na gatoya ati ni wa muntu mvuga akabansamiye hejuru akanshagura hano nkibaza Ezekieli koko umyemerere nkugaye nongere nkugaye pe umuntu tuze kubogama ntabwo ndi bubogame ndabona amarangamutima yari buze kuza kwerekeza ntabwo ndi bubogame pe Ezekieli bare bariranye umve urumva ntabwo ari uko yenda hari uko namuvuzeho mu buryo ntamuvugiye mu kiganiro cyashize n'ubu sindi bumuvugire rwose ariko biba ngombwa ko muvugira ndaza kumuvugira inkuru y'umugore y'umukobwa ngo inkuru y'umukobwa ngo umukobwa babeshya imashini ngo baramubwira ati ariko kugira ngo nguhe imashini urabanza umpe ku bidudu ibidudu baranabimuhaye rwose imashini iranatangwa uyu mugore rero yaravuze ati ni kubera iki wowe unsuzugura ukaza ukanyicara hejuru uti kuva wajya muri social media wahise ubyimba urumva wigira nkaho ubaye umustar ubaye umuntu wa danje sinkivuga ndavuga ukancinyira kurwara nk'inda ati ibi ntabwo byakunda genda umugore nta mwenda ungurira genda bivuga uko umuturanyi yabimbwiye ko yabimubwiye nuko rero umugore bamushingiye botike gikorwa cyiza cyane akantu ko guheheta ngo ntikahagaze urumva utubazo twarakomeje rero hari inkuru yivugiye ubwe nzajya mvuga ibintu bahere ku byo bivugiye yivugiye bwe yo kuri hoteli teke n'aba youtubers abenshi bakunda gukorera ibiganiro bakundaga mbanza batakijyayo bakundaga urumva rero iyi nkuru uyu mugabo ngo yaragendaga ngo baraganira yanayikomoje aravuga ngo hari ukuntu madamu ngo yamucyuriye ngo banywerayo inzoga ngo bakanavuga n'iby'ubusambanyi kuko ngo ibintu byabaye umuturanyi nawe yabyemeje ko umuturanyi se yabikuraga herero yaramuganiriraga umugore kwa kundi umugabo ashobora kugenda kiva mu rugo hari akantu kakubaje ukavuga ati nshaka aho njya kuruhurira umutima nshaka aho njya kuruhurira umutima yego arangije aragira ati jewe kuri hoteli teke niyumviye muvuga yuko ngo mwari kuganira ibintu by'ubusambanyi ngo wowe urangije ngo uraterura uravuga ngo ariko nanjye icyana nkibonye nacyasa uko kantu rero uwo mugabo yavuze ngo ucyana kibonye yacyasa kababaje umugore Ezekieli se umupasiteri yasibyana yarabivuze ibyo bintu umugore rero ngo abyumvishe ngo arababara ati jewe sinshobora kwihanganira umuntu w'umukozi w'Imana ushobora kujya mu ramo akavuga akemera ko ashobora kugira gute ngo kurya abana none ngo icyo gihe baranamuhoje ngo none se ngo ntabwo ngo wacyasa ngo ufite umugore ngo umugore se ngo umugore ngo ni ibiki ngo nibyajya ako kantu rero ntiwahereye amakimbirane ya hasi hejuru ese katari yakiriye umugore yababajwe n'iki nta mugabo ushobora kwemera nubwo wasanga irimo atirimo noneho bamufashe neza indirimbo irimo neza irimo icurango umugabo ati niko ntunciye inyuma ati reka nguciye inyuma he tufite ikimenyetso kandi mwumva indirimbo irimo ndi kuyumva
undi tireka tuba turi kurwana tuyu muntu rero namugurije amafaranga ati namugurije amafaranga yanga kunyishyura tubu hasi hejuru twarwanye ati rwabuze gicanze kunyishyura ati none se mu Rwanda mwambaye gusa ati twarwanye tugera naho imyenda ituvamo umuntu mudafitanye isano si mushiki wawe si mubyara wawe si mama wawe nta sano ufitanye n'uwo muntu uyamuhonze iki nta kintu cyabaye wayo amafaranga bamuhonze iki aricyo nabwiye Ezekiel mu kiganiro twakoranye ndamubwira nti sinekereza ko umugore ashobora gukeka ko usambana yewe suko umugore yagufata gutya ndanabivuze mu kiganiro umugore ashobora kubona icyo bita facts ariko wowe ukavuga ngo ntabwo uramfata na rimwe ariko layi wemera ko ari ibimenyetso ushobora kubona bikakwereka ko uwo muntu ashobora kuba asambana nubwo utaramugwaho ngo umufate birahari rero ko reka mereho ubwo no kubyo niboneye nanjye ubwanjye ntabana nabo yewe hari utumenyetso twinshi turi kunyereka ko Ezekiel muri no nkuru ntabwo ari perfect sibyo inda ni yawe urabizi niwe wayiteye urumva kereka nimba atayemera warangiza ngo uriya ngo simubara you don't care sibyo arangije ati akandi iti none ngo bigenze gute ubigenze gute se uyobeye ko abagabo iyo umugore yahukanye bajya gucyura ubigenze gute ko kuri kubaza Gasaro ngo bigenze gute wagira ngo abikugenzereze gute kandi gataramwirukanye ngo uko yagiye abari kazaza umugabo reka nkubwire uko byagenda kose umugore iyo yagutaye ibihano uba wasebye ngo amakuru hari kanagaragara icyo kintu nacyo yakimbwiyeho arambwira ati Ezekiel ni umunyamujinya ko ku rwego rwo hejuru uti yanamfata mu ijosi yaniga ubwo rero reka ahubwo nze mbabwire ngo ku murongo wa telefone navuganye n'umugore we iki kuko nawe twavuganye aribyo ngiye kubabwira ngo edita nterekeramo ayo majwi biyumvire hanyuma rero Ezekiel nawe reka nze mushyire ku murongo tumve ukuntu tugiye gutana mu bihano ntiyamamagaye antunguye akanyinjiza mu biganiro bye reka nze nanjye mushyiremo n'izi yo telefone hano tapfuye none izi yo telefone hano kuko nimba ariwe yivugiye ibintu ntabwo turi buze kuza kugira gute turi buze kuza kumuhimbira turashaka nawe abyisubiremo cyangwa se abyivugire Ezekiel mtumishi wa Mungu amahoro ni Laila ni Laila ndabizi komera ariko komera ese nibwo muri konkomeza ndimbwa nyine ko ndimbwa urankomeza ari wenda rimwe na rimwe ari byananiye oya bibaho twese se nizirara zije kandi bukajya tukazizimya usko musetsa zirashya bugacya tukongera tugashyiraho amazi tukazimya nta birenze rega none se ubu ngubu n'abadukurikiye ntihari abo zaraye zisenyutse nuko twebwe tuba twaramajije kuza kuri expose bikaba bikagira muri exposition ariko ntumbwire ngo birasenyuka urumva oya nejo yasubiramo kandi ni nacyo twifuza nasubiramo nayo izaba ari inkuru nziza nuko uyu munsi haba inkuru oya bitanakunze azafata amahirwe ya kabiri se twe ntitwabisenye tugafata ya kabiri twarasenye biranga biraswenyuka byaragize nk'ibyo byose Imana iguha umugisha kandi umugore Ezekiel nawe niba ajya kumucyura cyangwa se akagirwa inama nawe ninangira umutima nuko nyine azaba akumbuye nyine nawe kuri arambaye ubusa kandi nzi ko na Ezekiel nawe bikumbuye warakaye oya ntabwo narakaye abantu benshi rero bari kwibaza ko ngo ari prank ngo mwakoze ngo we nawe noneho nkavuga se nimba wa mugani utajya kuri social media ngo kugira ngo babahamwe amafaranga abantu niko bari kuvuga Gasaro TV tubabwira ko tubakunda cyane yaciyemo amasaha 20 nanarimo nkundi inkuru ubanza nubwo nzaba ndi kugise nzajya nzibara ahubwo nkundi inkuru nubwo nzaba ndi kugise nzaba ndi kuzibara oya Imana izaguha imbaraga zo kwihangana hari trend uzazana kamera uyishyire hariya tuzivuge ngaho uzabibasha none bitwaye iki Imana izaguha izo mbaraga
rata ntabwo mukunda ubusutwa mbazanira. nicyo kintu twagusabira imana tuzagusengera izaguha izo mbaraga uzaba uzifite uri strong. hano nsizemo montage montage ndakabije gise n'ukuntu kiryana sha. wari umeze ute? sha ndaho ndashimira Imana. ni amahoro pe. ikiganiro rero abantu bati Raila rwose ati ibyo uvuga ni ukuri oye ariko mana yaje abantu uzi ko hari igihe mukunda ibintu navuga bibi kuri bagenzi banyu. oya ariko reka nkubwire igihe nkunda abantu batari indyarya. buri abantu bo muri comment mbakunda kubi. ni nayo mpamvu iyo bambwije ukuri ku kintu ngaruka nagihinduye. nkunda ukuri nkanakunda n'abanyakuri. yego ni ukuvuga ngo rero ndabizi ubu bagiye kunyandikira nabwo yajya kunyandikira ati Raila ukunda inkuru koko ndazikunda pe. niyo mpamvu none y'inkuru nk'iyi ngiyi ntabwo ndi buyireke yonyine. I don't want peace. you want problems. I want problems always. shara yoro babita abantu nkamwe ngo muri abadahambana. nikumbwira none se bimeze bite rero duherukana mu kiganiro cyo ku munsi ubwo w'ejo. yego ndetse abantu bamwe na bamwe bati ibi bintu bibaye koko wa mugani wa Raila ari pranka ishyano ryaba ryaraguruye muri iyi si yacu ya social media cyangwa se muri isi yacu yo ku mihanda. nawe mu magambo yawe ati ndabatohoreza amakuru. nayatohoje ibi ntabwo ari prank. nimugoroba ntabwo arizo. ku munsi w'ejo hashize urambwira ati gasa ibi bintu namaze kumenya andi makuru ko ibi bintu atari prank. bimeze bite? ntabwo ari prank. ubu noneho amajwi ndayazanye ya majwi nabasezeranyije ndayazanye. uradushyira ku musozo cyangwa ku ntangiriro? oya ku musozo kuko aya majwi hari icyo nshaka kubanza kuyavugaho kuko uko nyazanye ntabwo ariko ndi buyaterekere cyari muri rasa kuyakorera edit kuko umuntu wayampaye ni umuturanyi. hari ayo ku baturanyi hari ay'umugore nyirizina wa Ezekiel nyirubwite biriseriye. ni ukuvuga ngo rero hari respect ngomba kubishyiramo kubera yuko bitewe nuko yenda uwayampaye twabivuganye. kandi urumva ugomba gukurikiza amategeko n'amabwiriza ku muntu waguhaye inkuru ukubaha ibyo yakubwiye cyane ko ni n'uburenganzira bwe. rero ku musozo w'iki kiganiro ndabashyiraho aya majwi ariko reka mbanze ngira icyo nyavugaho. mba nikojeje ku muturanyi hafi aho ngaho ati nikose ati bimeze gute ati ibi bintu ni ukuri ni ibya nyabyo cyangwa wikojejeyo ute wigirayo cyangwa se bya seriye bya nyabyo. umuturanyi ati twebwe induru hasi hejuru bombori twazumvaga ati ariko nyine tukumva ko ari bya bindi ko ntazibana zitagira gute zikubanya amahembe. ati ejo bundi umugore we nta tubidaciye na kabiri we yaje kunganiriza. urumva mu bo twaganiriye harimo n'uwari ubitse utuntu tw'amabanga. kandi rega hari n'umujyanama wabo hano bahorana ku mihanda bahoraga iwabo ngo abunga. ahubwo nave yambwire mukanya ndamuvuga niba ngombwa ambwira impamvu ahora mu rugo rw'abandi ajya kunga abantu bikaba birangiye bishwenyutse ubusi urusenye. wesha neza umuntu wunga abantu ni usenya urugo. uyu mugabo rero agira atya ati uyu mudamu agira atya yegera umuturanyi ati jewe ati aho byahereye ndumva ndambiwe. ati ndahaze pe enough is enough I'm tired. ati ngiye gufata umwanzuro wo kwigendera agira ngo ni ibisanzwe. umuturanyi ni se uragenda urajya he kandi uri imfubyi. ati ntawe ubura hajya burya kandi koko nta muntu ubura hajya. none se yahoranye na umuturanyi yarabizi kandi imfubyi yarabizi. urumva baraganira baraziranye. yego umudamu ati ntawe ubura hajya. ubwo rero muri uko gupanga kwigendera ni ibintu umugore yateguye. mu kiganiro cyashize nababwiye yuko botike yari isigayemo ibibiriti 3 n'umunyu. ntabwo ari uko bahombye ahubwo ni uko umugore atashakaga kongera kurangura kuko yari azi planize. yari azi icyo ashaka. arangije rero niko kuvuga ati jyewe ndafunze ibyanjye kandi uyu mugore sinkubeshye. buri umugore wafashe umwanzuro akavuga ati mfunze butu gikomando mfunze utwanjye twose ndagiye. abari serious uyu muntu pe. yagize atya rero umuturanyi aramubwira ati none se ati byanyu ko tujya twumva n'ubundi tongana n'ubundi abantu baratongana ko buri wese abantu byo babana baratongana. ati bimeze gute ati bimeze gute ati jewe
ati nubwo mujya mubona tubana nyine akajya mu biganiro bye akajya mu kazi ke ati amashagaga buriya mumubona kuri social media ni nayo agira iwanjye mu rugo ati nta nyubaha habe na gatoya ati ni wa muntu mvuga akabansamiye hejuru akanshagura hano nkibaza Ezekiel koko umyemerere nkugaye nongere nkugaye pe umuntu ntuze kubogama ntabwo ndi bubogame ndabona amarangamutima yari buze kuza kwerekeza ntabwo ndi bubogame pe Ezekiel aba barira nyumve urumva ntabwo ari uko yenda hari uko namuvuzeho mu buryo ntamuvuge mu kiganiro cyashize n'ubu sindi bumuvugire rwose ariko biba ngombwa ko muvugira ndaza kumuvugira inkuru y'umugore y'umukobwa ngo yagomba kugura imashini yo kudoda iyi nkuru muyibuke si ubwa mbere nyizanye abantu munkurikira kuri Raila Wizisho kugira ngo mbereke ko ibintu gemba mvuga biba bifite n'ibimenyetso byabyo mu mezi abiri ashize igihe Ezekiel yari arimo yunama kuri Pastor Mutesi nagize gute iyi nkuru nayivuzeho mvuga inkuru y'umukobwa ngo umukobwa babeshya imashini ngo baramubwira ati ariko kugira ngo nguhe imashini urabanza umpe ku bidudu ibidudu baranabimuhaye rwose imashini iranatangwa ariko ubanza itaratanzwe yose iyi mashini rero niho hari ikibazo cy'umugore wa Ezekiel na Ezekiel ibyo bintu bya kera se iyi nkuru niyo ngiye kubabwira ngewe nzajya mbazanira akantu ku kantu mutazajya mugira ngo tuba twavuze inkuru tutazi uyu mugore rero yaravuze ati ni kubera iki wowe unsuzugura ukaza ukanyicara hejuru uti kuva wajya muri social media wahise ubyimba urumva wigira nkaho ubaye umustar ubaye umuntu wa danje sinkivuga ndavuga ukanshinyira kurwara nk'inda ati ibi ntabwo byakunda genda umugore nta mwenda ungurira genda bivuga uko umuturanyi yabimbwiye ko yabimubwiye nta mwenda ungurira nta cyawe nzi none ufata 150 ujye kugura imashini umukobwa w'ihabara ryawe ngewe ubwo nabandi iki umugore urumva umugore yagize gute yashize urugamba niyo mpamvu hano mvuze ngo ntabwo Ezekiel ndi bumuvugire kuko iyi nkuru ntabwo igarutse mu matwi yanyu inshuro ya mbere ni inkuru igarutse mu matwi yanyu inshuro ya kabiri kandi nyibwirwa n'umuturanyi iyi nkuru inzira nari isanzwe nyizi y'uyu mukobwa mu byibuke hari aho navuze iyi nkuru kuki wageze ku muturanyi ntiwigerere kwa Ezekiel se nzajyayo naho nibiba ngombwa ni episode rego naho nzajyayo nahereye ku muturanyi kuko Ezekiel mwibuke mu kiganiro cyashize ko nari nkiri kuduta ko bishoboka ko iyi nkuru ari puranka navuze ntireka nce ku ruhande mbanze menye nimba abaturanyi hari ikintu babiziho yego mbanza kumenya abaturanyi ko barabizi ntabwo ari puranka kuko aba bantu bagiranaga ibibazo Ezekiel umva iyo mwiheraho nta nubwo yamukuri kwanya byo ko yanacecekesheje umugore we ngo ntavuge kubera iki uvuga ko yacecekesheje umugore twivuganiye n'amakuru ndayazi yose ko yamucecekesheje ngo ntavuge ngo atagaragara nk'umunyamakosa ariko jewe rero reka mvuge inkuru nataye kandi nsanzwe nziza uyu mukobwa wowe ari wowe mwababyeyi mwe mumfashe hano mukunda kuvuga ngo nkunda gutandarara mu bintu ngo nkavugira abantu wowe ari wowe uri umugore mu rugo sibyo nubwo waba udafite akazi pe sibyo uwo mugabo wari we winjiraza ari uprovidinga wakwemera yuko umutungo w'urugo ujya guteza imbere ihabara urumva tuve no kuyabara niyo yaba ari mwene wawe wowe wicaye kandi nawe ukeneye kwiteza imbere ntabwo bishoboka wabyemera ndakubajije cyane kuri sinzi uri marayika aha rero niho ngo induru yazamukiye y'iyi mashini aravuga ati ntibishoboka ko ushobora gusohora 150 ngo ujye kugura imashini uyigurira umukobwa w'ihabara ryawe ngewe ndi umugore mu rugo ntafite n'akazi nta n'umwenda ungurira ngo bikunde niho rero haturutse igitekerezo cya ya botike nababwisigayemo umunyu n'ibikarito akabotike ngo baragashinga ariko urumva yagashinze kubera pressure y'icyo kintu cyari kije ari naho hakomeje kuzinyuro mwabyumvishe mu kiganiro ni ibintu byivugiwe ko ngo yahoraga mucyurira ngo na botike nabishaka azayimwambura kurumva ntabwo yayimushingiye kuko babyumvikanye birimo urukundo yayimushingiye kuko yaramushojeho itiku sibyo ndagukurikiye ndeka nzibare yego mama zibale zizakwita mama zibale nuko rero umugore bamushingiye botike gikorwa cyiza cyane akantu ko guheheta ngo ntikahagaze urumva utubazo twarakomeje
rero hari inkuru yivugiye we ubwe nzajya mvuga ibintu bahereye ku byo bivugiye yivugiye bwe yo kuri hoteli teke ni aba yutubazi abenshi bakunda gukorera ibiganiro bakundaga mbanza batakijyayo bakundaga urumva rero iyi nkuru uyu mugabo ngo yaragendaga ngo baraganira yanayikomoje aravuga ngo hari ukuntu madamu ngo yamucyuriye ngo banywerayo inzoga ngo bakanavuga n'iby'ubusambanyi kuko ngo ibintu byabaye umuturanyi nawe yabyemeje ko umuturanyi se yabikuraga herero yaramuganiriraga umugore kwa kundi umugabo ashobora kugenda kiva mu rugo hari akantu kakubaje ukavuga ati nshaka aho njya kuruhurira umutima nshaka aho njya kuruhurira umutima yego arangije aragira ati jyewe kuri hoteli teke niyumviye muvuga yuko ngo mwari kuganira ibintu by'ubusambanyi ngo wowe urangije ngo uraterura uravuga ariko nanjye icyana nkibonye nacyasa uko kantu rero uwo mugabo yavuze ngo ucyana kibonye yacyasa kababaje umugore Ezekiel se umupasiteri yasibyana yarabivuze ngo yarabivuze ibyo bintu umugore rero ngo abyumvishe ngo arababara ati jyewe sinshobora kwihanganira umuntu w'umukozi w'Imana ushobora kujya mu ruhamo akavuga akemera ko ashobora kugira gute ngo kurya abana none ngo icyo gihe baranamubaje ngo none se ngo ntabwo ngo wacyasa ngo ufite umugore ngo umugore se ngo umugore ngo ni ibiki ngo nibyajya ako kantu rero wahereye amakimbirane ya hasi hejuru nise katari yakiriye umugore yababajwe n'iki uri umugore wenda reka ashaka no kubivuga kina se gukina ibyo bintu nta mugabo ushobora kwiyemerera yuko yaciye inyuma umugore we kuko bivugwa yuko ngo uyu mugore yamubwiraga ati jyewe urabinyemerera urumva ni nacyo kintu bapfuye umwe turabyemera undi simbyemera urumva ubanza Ezekiel niyo abyiyemerera akavuga ati nabikoze koko naguciye inyuma mbabarira intambara zari guhosha rero kuba atabyemeye nibyo havuye ikibazo nuko atabikoze nibwo havuye ikibazo ese ari kwemera ibyo atakoze uretse gato ni nk'urugero nta mugabo hano mu mbwiza ukuri muri comment nta mugabo ushobora kwemera nubwo wasanga irimo atirimo noneho ndavuga indirimbo okay indirimbo y'urukundo nubwo wasanga irimo ari kumva iyo ndirimbo ati arakubwira ati oya riri ku ruhande muri iriya radiyo nyamara iyi ndirimbo ntabwo ari muri radiyo yawe ni ku muturanyi ati iyi ndirimbo uri kuyumva ku muturanyi ntabwo iri muri hano iwacu muri uru rugo niko yakubwira uzi ko hari umugabo hano hari umugabo bigize gufata ari guca inyuma umugore we ahantu muri hoteli roge ibintu nk'ibyo bamufashe neza indirimbo irimo neza irimo icurango umugabo ati niko ntunciye inyuma reka nguciye inyuma tufite ikimenyetso kandi mwumva indirimbo irimo ndi kuyumva undi reka tuba turi kurwana uyu muntu rero namugurije amafaranga ati namugurije amafaranga yanga kunyishyura tubu hasi hejuru twarwanye ati rwabuze gicanze kunyishyura ati none se mu Rwanda mwambaye gusa ati twarwanye tugera naho imyenda ituvamo ubwo nakagero ngo uhaye kuko umugabo nubwo wayifatiramo ntashaka kwemera ko icyo kintu yagikoze arakubwa ati indirimbo se urumva iri hano muri uru rugo cyangwa uri kuyumva ahubwo icuranga hirya hariya ku muturanyi ariko rero nawe hano Ezekiel nabwo reka muvugire sibyo muvugire ntabwo kwiyemerera ko yakoze icyo kintu ari agakorwa k'ubugabo hano yabaye umuntu w'umugabo ko yabicecetse akabiryama hejuru kuko ntabwo kuba wabyemerera umugore bimwubaka nta nubwo bikemura ikibazo ahubwo biba bibikurusha nubwo abagore tuba twisheta ngo bitwemerere ngo binyemerere wumva ko ari byo bigufasha ahubwo biba bibikurusha tukibaza nanone Imana imbare nta muntu natatse kubera icyo uwo mugore kugutekereza ko ushobora kubusambana nabivuze mu kiganiro cyanjye nijoro ntago nekereza ko umugore ariko se gasa reka nkubaze amafaranga 150 ni amafaranga make haba ku rugo ruciritse haba no ku rugo rwiyubashye ni amafaranga make wapfa kubona mu buryo bworoshye wayafata ukayahonga umuntu mudafitanye isano anyhow uravuga nk'uyaheruka wowe oya gutyo gusa ntabwo bishoboka umuntu mudafitanye isano si mushiki wawe si mubyara wawe si mama wawe nta sano ufitanye n'uwo muntu uyamuhonze iki nta kintu cyabaye wayo amafaranga bamuhonze iki aricyo nabwiye Ezekiel mu kiganiro twakoranye ndamubwira nti sinekereza ko umugore ashobora gukeka ko usambana yewe suko umugore yagufata gutya nanabivuze mu kiganiro umugore ashobora kubona icyo bita facts ariko wowe ukavuga ngo ntabwo uramfata na rimwe
ariko rayi wemera ko ari ibimenyetso ushobora kubona bikakwereka ko uwo muntu ashobora kuba asambana nubwo utaramugwaho ngo mufate? birahari rero ko reka mpereho ubwo no kubyo niboneye nanjye ubwanjye ntabana nabo. Reka nkwereke kuko bino bintu nanjye hari ibimenyetso binyereka ko uriya mugabo aho ushobora kuba hari izindi ngeso yari yaraduye zitari izo yari afite. Mere kuki umfasha aka kantu uze kukanshyiriramo. Njyewe iyo tuje gusesengura ibintu hano tuba tugomba kwereka abantu ukuri kw'ibintu. Hari ahantu yivugiye ati wamubaje ati none se urabigenza ute? Ngo none se ngo mbigenze ne nyine. Urabona he doesn't care kuba yajya kugira gute gucyura umugore. Ubundi umugabo urumva umugore yagutaye ibihano uba wamajije guseba uko byagenda kose uba ugomba kujya gukoma yombi waba uri mu ikosa waba utari mu ikosa ugacyura. Ubwo nibwo bugabo. Ariko nimba mu mutima utumva ko ushobora gucyura umugore wawe biba bisobanura ngo serivisi yaguhagara ahandi uyikura. Gute wumva ko utitaye kuba umugore wawe yagaruka mu rugo kandi umukeneye? Bisobanura ngo ntayafite. Tugaruke ku kibazo cy'umukozi rero nacyo nubwo ninje mu bitandeba. Uriya mukozi aracyamara iki muri rwa rugo? Utarimo umugore. None se umugabo ntazongera kurya ubuzima burahagaze burahagaze mu matwi sinshaka kukavuga ariko nako kanguye mu matwi. Ubwo rero ibintu byo kuza urumva dusubira inyuma. Ngo guki? Kanguye mu matwi. Uriya mukozi nabonye uryamye mu ntebe mu kiganiro wabanje ariko yabivuze yabisobanuye. Uriya mukozi yazanywe n'umugore. Umugore avuye muri urwo rugo aracyarukoramo iki? Yavuze ko ariko muri umuna we ari hariya. Ahubwo twibaze nagenda. Umuturanyi yambeye. Ubwo rero umugore ati nikose. Ati ni gute ujya kuri hoteli teke ati ukajya kujya kuganira ku bintu bijyanye n'ubusambanyi n'iki ukanabyigamba ngo nawe ubonye igikobwa wakibenura. Ubaye kandi bishaka. Ati umuntu w'umugabo ufite umugore wirirwa wigamba ko nawe ukibonye wakimerera nabi. Umugabo ati siko byagenze. Umugore turabyemera. Umugabo simbyemera. Aha se hejuru turabyemera ati simbyemera. Akantu rero ko kutabyemera ngo niko yazize. Umugore ati nimba utabyemeye rero kanze mpamagare motari amfashe kunyimura kandi yasohoye utuntu twe twose. Akantu k'ibiryo se watubwiye mu mwandiko w'ubushize ngo ibiryo rero Ezekiel nawe yarabyivugiye. Ibiryo rero nabyo Ezekiel yarabibeshye. Yabeshye ko ngo we ngo yahagurutse ngo yahagurutse ngo atabishaka ngo ibiryo ngo birameneka. Ubu nicaye hano we wicaye hari imbere yanjye ibiryo binteretse hano imbere. Ubu nubwo nakoma meza cyangwa se ikintu cyari cyo cyose naba ndi kuriraho simbizi ibiryo byabura kumeneka kuri jewe bikameneka kuri wowe uri mu ntambwe zingahe ziri aho. Ibi rero nacyo ngo yarabeshye kuko ngo Ezekiel ubundi ku busanzwe ntabwo asanzwe arira ku meza. Wumve ko amakuru yose mba nayakuruye. Ni ariko umudamu nawe ko numva aba yabimubwiye ibintu byose yarabivuga nubwo namwihamagariye akambwira ati sinjya muri media. Ati rero ati biryo twarashogojanyije ati narindi kuri telefone ati umwana aramuga ngo mpindura pampa. Ezekiel nabyo yabyivugiye sibyo? Ati mpindurira pampa. Ati hindura umwana pampa. Noneho umugore yarari kurite kumubugihuze nta namasegonda aracamo. Ezekiel uburakari burazamutse. No kutagira patience mu bintu nabyo ni ikibazo. Njya mbivuga abangwara ngo ariko we ngo ntabwo unyumva ngo wantuza we anakoresha n'ijambo gihe nari bukoreshe. Ndavuga ijambo ku ijambo ko barimbwiye ariko gihe ijambo sindi buri koresha uko ni igitutsi. Aha naho namugaye gutuka umugore we ibi ni uguhoza ku nkeke umuntu w'umugore utwite. Hano naho namugaye. Nta muntu w'umugabo wo gufata umugore utwite urumva buri umuntu utwite abafite abari muri leta y'amarangamutima sibyo? Ikintu cyose kimukora ku mutima. Yagize agahinda gakora no ku mwana. Bikanakora no ku mwana. Uzi ko ushobora gushyira stress ku muntu indi kavamo cyane. Ikavamo rwose bikarangira uriyiciye. Uriyiciye. Kuko we ubona ko atanabyitayeho ari nawe wamubajije ikibazo nguriya ngo ntitumubara. Inda wateye ko atari ugena babaho n'abatabaho kuki utamubara. Nyine ngo nuko ataragera ku isi. Kuba ataragera ku isi bisobanura ko Imana itazamuguha. Kuba yaremeye kwinjira egare y'ukuntu umwana azavuka. Wakabaye ubyishimira uvuga ati Imana cyangwa se ukanakoresha ijambo ngo Imana izagere gute izamundindira hagiye. Ariko wamubajije ngo ntabwo utewe impungenge n'ukuntu umugore wawe ashobora kugira ikibazo ngo cy'umwana ngo utwaye abana babiri nguriya we simubara. Can you imagine? Jewe hari utumenyetso twinshi turi kunyereka ko Ezekiel muri no nkuru ntabwo ari perfect. Sibyo? Inda ni yawe urabizi niwe wayiteye urumva
kereka nimba atayemera warangiza ngo uriya ngo simubara you don't care sibyo arangije ati akandi iti none ngo bigenze gute ubigenze gute se uyobeye ko abagabo iyo umugore yahukanye bajya gucyura ubigenze gute ko kuri kubaza Gasaro ngo bigenze gute wagira ngo abikugenzereze gute kandi Gatara amwirukanye ngo uko yagiye abari kazaza umugabo reka nkubwire uko byagenda kose umugore iyo yagutaye ibihano uba wasebye agutaye mu rugo akagenda uba wasebye uko byagenda kose either urahaguruka ujya gucyura waba uri mu ikosa waba utari mu ikosa iyo umugore ukimukeneye ujya kumucyura siko bimeze mw'abantu mwe mumfashe hano iyo ugikeneye umugore ujya gucyura yaba ari uri mu ikosa waba utari mu ikosa ariko nimba utari mu ikosa rero cyangwa se uri no mu ikosa ukagaragaza ko ntacyo bikubwiye kuba umugore yagiye ni igisobanuro cy'uko ntukimukeneye ari byo byunga mu ijambo ry'uriya mugore yivugiye ko ngo kuva yajya muri media ngo hese aba umuntu ukomeye cyane ngo arabyimba ngo yigira umuntu ukomeye ngo abona ko ngo yabaye umusitari ngo yarasigaye amusuzugura ngo aricyo cyabigize gute ngo cyamuteye umujinya aravuga ati ibi birahagije ndahaze ndananiwe pe uri kumva yego niyo mpamvu rero ngewe hano ngewe ngende ku bimenyetso by'ibyo niboneye nyiri bwito yivugiye ngende no ku bimenyetso by'ibyo bambwiye umuturanyi yambwiye ndaza gusanga Ezekiel atari perfect sibyo niki yakubwiye kikagutera ubwoba ahubwo umugore we ni n'umunyabwenge kuba yirinze iki media kuba nakubwira ntigiye navuye kwizanira amakuru ntabwo ari ibintu nje guhimba ahangaha kuko Ezekiel ni ubwa mbere naringeze muri quartier atuyemo nose mpamubwira humve Kimisagara kubareyo kuri Rayon Sport niho ikorera ahantu mu muhanda muremure w'igitaka harimo utuzu twinshi ayo makuru arahagije guhita yumva yuko iwe nahageze rwose ariko umuturanyi wese ndi buvuge uwo nabajije ahatuye nahereye nimba ari ibumoso cyangwa iburyo cyangwa ese kuki yanze kujya kuri kamera uyu muntu uvugisha ukuri akenshi kakunda kujya kuri kamera kuki yabyanze kwigaragaza isura ye abe yagwa amakuru ariko anagaragara icyo kintu nacyo yakimbwiyeho arambwira ati Ezekiel ni umunyamujinya ko ku rwego rwo hejuru uti yanamfata mu ijosi yaniga ubwo rero reka ahubwo nze mbabwire ngo ku murongo wa telefone navuganye n'umugore we iki kuko nawe twavuganye aribyo ngiye kubabwira ngo edita nterekeramo ayo majwi biyumvire kuko ngewe iyo nje kuvuga ikintu hano mba ngira ngo ngaragaze fagiti sibyo z'ibintu hatagira uza kuvuga ngo Rayira ngo none se yihaye Ezekiel ngo yihaye Ezekiel ngo ari kuvuga ibintu atazi ngo umugore we ntibanavuganye twivuganiye unterekeremo ayo majwi nitwa Rayira hari inkuru yawe nabonye n'umugabo wawe ngo wanze umugabo we n'umuryango we nakunga umuryango we azibaza yisubije njye nta mpamvu yo kujya mu masosho media wowe warakaye oya ntabwo narakaye abantu benshi rero bari kwibaza ko ngo ari puranka ngo mwakoze ngo wowe nawe noneho nkavuga se nimba wa mugani utajya kuri social media ngo kugira ngo babahe amafaranga abantu niko bari kuvuga hanyuma rero Ezekiel nawe reka nze mushyire ku murongo tumve ukuntu tugiye gutana mu bihano ntiyamamagaye antunguye akanyinjiza mu biganiro bye reka nze nanjye mushyiremo n'izi yo telefone hano tapfuye none izi yo telefone hano kuko nimba ariwe yivugiye ibintu ntabwo turi buze kuza kugira gute turi buze kuza kumuhimbira turashaka nawe abyisubiremo cyangwa se abyivugire si byose nibyo ntabwo biri buze koroha iby'iyi mihanda ndakanyagwa yanyereye yanyereye urahamagaye Ezekiel Karame. mtumishi wa Mungu amahoro Amahoro. ni Rayira ni Rayira Ndabizi. komera ariko komera
ese nibwo muri kunkomeza ndi imbwa nyine ese ko ndi imbwa urankomeza iki none si imbwa kandi ninde ubikubwiye bigenze biti arivumbuye niko ati nibwo uri kunkomeza ndi imbwa uzi ko uyu musore ari siriyasi ni umugabo si umusore reka none ubu ni umusore oya ubu yasubiye divorce mu- arakora my Mama, sister mama. aragukubye noneho dukomeze ikiganiro ntakora bigaragare ko disi ibintu byanyu biri Ezeki- kwa sono pe ezekiyeli ubanza adashaka kubivugaho kandi yabivuze ngo ubusa nibwo uri kunkomeza ngo kandi ndi imbwa ezekiyeli rwose ubanza disi yababaye imana ikubabarira none urabona wabona ikiganiro nka kiriya cy'akasamutwe ejo wakoze uri kuvuga ko wabyishimiye warangiza ukamuhamagara yamaze kubona ikiganiro cyasohotse uvuga ngo ndabyishimiye rayira tubwizanye ukuri ariko nyine urumva oya buretse yuko tubwizanye ukuri yarangiza we akishima akagusubiza ariko tujye tureka kuba abanyarwanda ngo dukabye oya ntabwo turi gukabya ni nayo mpamvu nanjye ubwo murekeye ntuzaye rayitsi rayitsi sibyo buriya ashobora kumva ko we harimo ikibazo hagati yanjye nawe sibyo ariko ushobora kwishimira ikintu cy'umuntu ariko nanone ukongera ukagira remoro nk'umuntu ese tugira amarangamutima tugira amarangamutima koko kubyishimira byo karanshimishije ariko sinyishimye hano ho rwose natagiye mbivuga ati yarakubiswe inkoni zamwishe reka tumubabare noneho tumuhe agahenge si byose tumuhe agahenge kugira ngo turebe yuko oya ntabwo ari we n'undi muntu akomana we shyiraho itara sha cyokora biteye ubwoba gusa navuga ngo nta kibazo itara rishobora kuba rimushiranyemo umuriro twikomereze yego ariko rayira humura urasa neza kuri rayira yuzisho mbama kubereye gusa icyo mbona ni ibintu bibabaje yego birababaje pe birababaje watubwiye ko wenda wivuganiye n'umudamu we hari ibyo yagutangarije wenda amajwi ngewe ntabwo urayabasha kuyama edita araza kuyashyiramo kandi hari ibyo turi bukatemo atifuza ko bijya hanze kandi si ngombwa rega uru rugo rwa ezekiyeli ntabwo rwarundutse ese abantu n'ubwo niwe mugore wa mbere wahukanye mu rwanda ni nawe wa kabiri si nawe wa nyuma si n'ubwa mbere biranashoboka ko aribwo tubimenye n'ubu hari benshi bahambiriye birashoboka ko ari nabwo tubimenye hari n'izindi nshuro yahukanye inshuro nyinshi kandi akarugarukamo rero uyu mugore nanamukunze ni n'umunyabwenge nta mpamvu y'uko ibintu byose kuko nanjye urumva ntabwo ndi bukore ubudahambana ngo njye gufata privacy ye yose nyishyire hanze hari ibyo ntari bugomba gushyira hanze urumva mumfashe ibyo mwumva ibyo mwashakaga kumva nimwumva mutabyumvishe ni privacy y'umuntu kandi turayubaha muri professionalisme nta mpamvu yo kwinjira mu buzima bwa muntu igihe atabishaka hari ababa babishaka igihe muzabona hari ubwo twabishyize hanze ni uko hari uko ababishaka none inkubaza rayi dusa n'abasoza ikibazo cya mbere kuba ezekiyeli ibi bintu yarabishyize hanze ari ku mihanda ari byo benshi nyine wenda bari mbere na mbere bashingiraho utaranagera aho ngaho aba ati nyamara ibintu wabona ari puranka ati ni gute ko umuntu yasenya akabivuga ubu urabona hari icyo bitwaye cyangwa bajya bavuga ngo ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi yego buriya iyo witanguranije ukivugira ibintu biraruta kuruta ukundi iyo aza akabikuvugira kuko ubu ezekiyeli ku rundi ruhande nawe ni umunyabwenge hari abantu benshi yafunze iminwa ba bandi batogota nk'uko atogota bari kuza bakavuga tuzi n'ibindi ati byagenze gutya ariko kuva yabyivugiye abantu baragendera ku byo yivugiye kuruta uko waza ukavuga uti ezekiyeli ubu ahubwo niwe birukanye mu rugo hari uwazi inkora akayihindura akavuga ati ezekiyeli niwe wahukanye mu gihe we yivugiye ko umugore ari we wagize gute wahukanye vuga ngo ni ibintu bitandukanye kuba rero yabyivugiye buriya yaturangije haranditse komenti numva narira ati polisi anezekiye gusa umugore utwite si umurengwe wamujyanye pe afite impamvu kandi ikomeye kuko umugore utwite ni umuntu wo gusigasira nta nubwo yapfa kuguta gutyo gusa tukiri naho ngaho ni nacyo kibazo naringiye kumubaza we yisimbwa ahita ava ku murongo wa telefone
mwabyumvishe we yahise atangira yivugira ngo none se ngo jyewe ngo urambwira ngo urambaza iki ngo uranyihanganisha kandi ndi imbwa ariko aka kantu kuki bakishinja nendaga kumubaza impamvu adashaka kujya gucyura umugore we kandi akaba yamucyura rwose kuko aracyari umugore we urumva kandi anamutwitiye n'umwana icyo kibazo nicyo nendaga kumubaza nimba yatinye iwabo tugende nk'umuryango ko n'ubundi ngo nta mugabo ujya gucyura wenyine tugende nk'inshuti n'abavandimwe tumuherekeze tujye gukoma yombi umugore agaruke mu rugo none se ugira ngo twebe twifuza ko rwa rugo rusenyuka narabyishimiye yego ariko sinifuza ko rusenyuka iki cyo munyumve neza nishimiye ko Imana imucishijeho akanyafu ariko ku rundi ruhande ntabwo nifuza yuko urugo rwe ruhirimo. Reka dusoze iki kiganiro. Ntabwo byoroshye Layi, burya iyo ubonye umugabo amarira ye atemba akajya ku butaka yarababaye Ezekiel, biba byakomeye, arababaye ngewe ntanabyegereza umutima ngo bifate pasono ngo yumve ko ndi kumushinyagurira cyangwa hari ndi kumusonga no kumwishima hejuru. Ahaho mbivuze ndi serious. Ezekiel arababaye, arababaye kandi niko kuri, ariko nawe yikwihagararaho nava n'utuntu tw'ubwiyemeza hajya gucyura umugore, kuko umugore buriya ababaye abakeneye umuntu umubembereza. Abagore dukunda abantu batubembereza, kabone nubwo yaba wagiye wamukoyemo ijisho aragaruka. N'ukuri umugore ashobora kwahukana akazagaruka ukamukuramo iryinyo ukanamukuramo n'amenyo. Ntawe wabonye bahondaguye imihini akagenda umutwe wabyimbye bagafunga umugabo we bugaca umutwe uracyabyimbye n'ijisho rirangana ritya akajya kuri polisi ngo mumfungurire umugabo. Tugira umutima woroshye uri soft, kandi ntabwo dukundana none agasuzuguro natwe, kuko abagabo badakunda agasuzuguro natwe abagore ntidukunda agasuzuguro. Nimba umuntu akugiriye nabi uko ntiwakwigarura muri urwo rugo uzi kugira ngo wahukane umuntu yaguhemukiye yange kuza kugucyura ngo bibe ngombwa ko wigarura, nabyo ni ikindi kibazo, ni ikindi gikomere. Najye gucyura umugore nareke kwihagararaho. Murakoze Laila, ndagushimiye, Imana iguhe umugisha, kandi umuntu wese gahunda ni kuri 15 ku gipfunsi. Nari nibagiye kubabwira kino kintu, kandi ni ku gipfunsi mubimenye muzinduke inkoko niyo ngoma. Laila, beretse nongera akantu, umuntu wese wagizweho ingaruka n'urushako ndamukomeje kandi ndamwihanganishije cyane. Nzi neza ko biryana, nzi neza ko nimba uyu munsi Ezekiel yarira kuriya nk'agahinja, nubwo nabanyaraye kuvuga ngo birasekeje kubona umugabo arira, ntago bisekeje ahubwo birababaje. Noneho uhita utekereza umudamu wahemukiwe cyangwa se wemeye kuva mu rugo rw'akagendo, uwo mubyeyi waba ameze gute? Rero umuntu wese wasenye ku mpamvu ze cyangwa se zitari nizi, ni ukuri yihangane akomere. Abagore turabihanduza cumu, abagore turihambira. Nubona umugore yafashe umwanzuro akavuga ngo mfashe umwanzuro ndahagurutse ndagiye, uriya mugore uzamwumve, utitaye kuri bari mu ikosa cyangwa atari mu ikosa, kuko abagore tunatinya n'igise, kuko rega twe ibintu byose bigaruka kuri twe. Uzi ko umugabo aba yanaguhemukiye ariko stira akaba ari we witwa umunyamakosa. Hari n'abapfirira icyo kintu, agafira iyo fiera akanga kuva mu rugo avuga ati ntazaseba ngo narasenye n'iki, kuko ubundi ngo umugabo ngo nta mugabo usenye, ngo hasenya abagore. Niko mbyumva, iyi myumvire nayo ikwiye guhinduka nayo ijya mu bwonko, abantu bajye mubyumva, kuko mwese urwo rugo ntago ruba rw'umuntu umwe, muba murwubakanye. Yego, mwese mwese mwarabanye nta gahato, ntawe bashyizemo amapingu ngo. Rero umugore nahaguruka akagenda muri condition nk'iyo ngiyo ya pregnancy period, kuko umuntu utwite buriya kwipevera akavuga ngo mvuye uruhande rw'umuntu wamfashaga kubaho mu buzima kanshyigikira tugafatanya, agafata umwana umwe n'undi mu nda. Ntabwo ari uko abagize abasetse, ntabwo abasetse gusa. Reka tuvuge ko wenda ari agaciyemo, ari wenda rimwe na rimwe ari byananiye. Oya, bibaho twese se nizirara zije kandi bukajya tukazizimya. Usko musetsa zirashya bugacya tukongera tugashyiraho amazi tukazimya. Nta birenze rega. None se ubu ngubu n'abadukurikiye ntihari abo zaraye zisenyutse, nuko twebwe tuba twaramajije kuza kuri expose, bikaba bikagira muri exposition, ariko ntumbwire ngo birasenyuka. Urumva, oya n'ejo yasubiramo, kandi ni nacyo twifuza, nasubiramo nayo izaba ari inkuru nziza. Nuko uyu munsi haba inkuru oya bitanakunze azafata amahirwe ya kabiri. Use twe ntitwabisenye tugafata ya kabiri,
twarasenye biranga biraswenyuka byaragize nk'ibyo byose dufata ya kabiri kandi imana hari igihe guheramo umugisha. Ubwo rero reka nkubwire ngo muvandimwe ntabwo nkwishimye hejuru, ariko shyira umupira hasi ujye gucyura umugore, nagukatira akaguma iwabo ubwo ukore y'amaso. Imana iguha umugisha. Kandi umugore Ezekiel nawe niba ajya kumucyura cyangwa se akagirwa inama, nawe ninangira umutima nuko nyine azaba akumbuye nyine nawe kurara yambaye ubusa, kandi nzi ko na Ezekiel nawe bikumbuye. Gasaro TV.